bari kumurama wabacakaje bahura n'andi magangster kuri street basangira injaga neza umurama bariho wari fotokopi nk'ayo maji bati bishoboka bite ko twaba duhuje silenge gutya byari nk'inzozi kuri we aruza abo bahuje amaganya Kigali mvukamo nizi byanjye uru rugendo ndimo ndwana no kuzarusoza narutangiye igihe naroraga umunsi ndakwisi uberi ukwemera tough gang bulldog ku gihe cy'ibwami mu Rwanda y'ibwami habaga hari ibirori batumiraga abakaraza abaririmbyi n'abacuranzi abangaba bakikoresha ibikoresho byabugenewe nk'iningiri inanga n'umuduri y'ibwami habaga hari no mihango habaga hari ibintu bikurikira nko gutura umwami koruzanya imihigo gukirana kugabirana kwivuga gusangira inzoga wibuka ahangaha ni hariho kuranga ni hariho jazz ni hariho R&B cyangwa se hiphop isi byaje gute mu Rwanda mwibutsa ko ikiganiro nande wayisanga uretse kuri Rwanda Old School Hip Hop mwibutsa no gukora subscribe uyu ni Musirani Jato akagambane kaos kubyanjye kuva mu buto sinze kanzi yambura ubujwambagara ry'utwanye nsanyuke nsamba kwera ubukoroni bwabayeho wasanga ibihugu byo muri Afrika byagiye bifata imico y'ahandi ugasanga abanyafrika bashaka kwisanisha n'abazungu ibi byazanyeho gusenga Imana imwe gushira amadini menshi ibitarigeze bibaho muri Afrika aho abanyafrika bose babaga baterekera bafite indi mico itandukanye ariko ubukoroni bwazanye byinshi ari nako bwazanye injyana ya hip hop. Hip hop ubundi ni iki? Hip hop igizwe n'ibice bine. Igice cya mbere cyamenyekanye ni rap, ikindi ni break dancing. Ahangaha n'abanyafrika babaga muri Amerika babyinaga bifunagura. Iki ni graffiti. Graffiti yo ubwayo muri Amerika ifatwa y'ibiko ntabwo yemewe kuko ninzi abanyafrika bakoreshaga muri Amerika basa nk'abigaragambya bashoranya ku bikuta batuka polisi cyangwa bakora ibindi bintu byamagana gahunda za leta zose. Ikindi gice ni culture. Uyu ni umuco. Hip hop yari nk'umuco ku banyafrika babaga muri Amerika. Iki gice ari nacyo cyanyuma ni cyo cya DJ cyangwa se ibyo kudija aho abanyafrika babaga bateraniye muri Amerika bakoze ikizeru harimo umudija hagati yabaga ari kudija abandi batondekanya amagambo ku buryo bwa gihanga ibi bikavamo rap. Iyi niyo mpamvu uzasanga Eminem adashobora gupfa gutwara igihembo cya best hip hop ahubwo atwara igihembo cya best rap kubera ko kurapa nibyo akora cyane kurusha ibi bice bindi bisigaye. Gusa nanjye reka nibande kuri rap kuko ariyo yamenyekanye cyane ari nayo benshi bitira hip hop. Hip hop yatangiye kumenyekana nyuma y'96 nyuma y'urupfu rwa Tupac wapfuye mu kwezi kwa 9 aho wasanga urubyiruko rwinshi rushaka kwisanisha na Tupac mu high school. Gusa hip hop y'umwimerere yatangiye kumenyekana cyane 1978 aho bitabanje Scoop bakora kuri Radio Rwanda benshi dusaga hip hop cyane kurusha indi njyana yari yose. Ahangaha kandi twakibagirwa Paul na Lambert abangaba baje gukundwa cyane Butare aba nabo bari mu bantu batumye hip hop nawe twakibagirwa n'umwami wa hip hop MC Mahoney Boni ntabwo yakoraga wenyine kuko na DMS yari yana. I've crossed the bridge, separates the south side from KGL to give you this bulldog. Iki gihe kandi abana b'Inyamirama batangiye gukunda umuziki cyane ariko mu masogonderi habamo ama challenge yo kurapa iki bitanga freestyle battle. Iki mu Rwanda kandi haje kuvuka irindi tsinda bita UTP Soldiers
ryagizwe na Riderman Next the General. Gusa ntibaje kugumana kuko impamvu zabo baje gutandukana. Abangaba baririmbaga injyana ya Kwang ariko barapfa. UTP ntabwo yaje gusenyukira ubusa uko yasize Riderman ari gukora cyane. Riderman yaje gusunika umuziki nyarwanda ndetse aho yakoze imyaka myinshi muri hip hop. Wifumbire wezi igiti cy'amahwa shira mu gacino kawe bucubanya kubahwa ntuzigere utugayanye niyo ngendera buri gihe ntiyayobora intambwe zanjye bityo sinzigire utamenye yaba utamenye yajya. Adafite umukonkero ukomeye cyane, abandi bararapaga akubona ataragira umukonkero ukomeye cyane. Nyuma haje kuzitsinda DJ Tough Gang. Aho muri Tough Gang yari yahujwe na Bulldog, yari igizwe na P-Fla, J Paul, Fireman na Green na Bulldog Kigenza. Uyu Bulldog yari asanzwe akora kuko yari afite injyana indirimbo ku munsi w'imperuka. Ari niyo ndirimbo ba mbere bakoreyeho bwa mbere nk'itsinda rya Tough Gang bayikoreye mu mix. I introduce the Tough Gangs. Yeah, umunsi w'imperuka remix. Ubu n'ubwibone. Yeah, Ben, Roger, P-Fla, Green P, J Paul, Tough Gangs ku ntebe. Bizaba bimeze bite nitwimurwa bizaba bibicika mu rumurwa byose byose bizahinduka ubusa. Ariko niho mugeze kuri Tough Gang wumve ko rero yaje mbere, ahubwo ashaka kumvisha ko Riderman nabwo yagiye kubona umukonkera koko uwo bahangana muri hip hop. Abandi barakoraga ariko nabiri aho ngaho adafite uwo bahanganye cyane. Ariko Tough Gang ntabwo yari yatanze abandi basore nka NPC uyu wamenyekanye muri Hood Nyombe injyana n'izindi. Twakibagirwa n'umulegendary Mashomapa. Hari n'andi matsinda nka KGB ntabwo bakoraga indirimbo injyana rap gusa, ariko byose barabikoraga. Bakoraga umuziki bakabakana. Tukakibagira n'indi tsinda bitaga Good Guys. Iyi Good Guys nayo yarakoze cyane mu myaka yo hambere. I've crossed the bridge, separates the south side from KGL to give you this Bulldog. Aba basore hip hop yaje kubagora uko yari ifite indi sura, aho rubanda batayibonagamo. Bumvaga ko umuraperi wese ari umuntu w'ibiyobyabwenge, aribira ari abantu b'inyangisombe nk'uko hip hop yatangijwe n'ahandi hose. Yari injyana itagaragara neza mu maso y'abantu, ariko rimwe na rimwe n'abayikoraga nabo bagasa nk'ababyerekana. Ntabwo twavuga ko ari bose. Ibi ngibi byaje kuba challenge ikomeye cyane kugira ngo berekane rubanda koko ko hip hop ari injyana n'izindi. Ntabwo ari amatsinda yonyine yaje gukuza, hari n'andi matsinda menshi yagiye azamuka ari mu rubyiruko. Harimo za Scat Nation, Homeboys, Isking Nation yaje kubyara abantu basiga mu Makaplay, na Homeboys yaje kubyara Kalifani. Gusa abangaba nabo n'abanyuma ya gatoya. Rap yaje kugira abandi bahanzi nka The Nanone, Ama-G The Black n'aba Paxson. Ariko ibi byose nubwo byakorwaga hari aba producer nka BCB wari ufite TFB Records. Hari n'andi ba presenter bagiye bazamura hip hop cyane nka DJ Adams bakora kuri radio na za Sunday Night zabaga zirimo ba Alisude. Hari abamanager kandi nka Muyoboke nawe witanze cyane kugira ngo umuziki nyarwanda ubone icyo bita rap.
tugarutse kuri Tough Gang yaje kuzamura umuraperi P-Fla. Uyu P-Fla yaratandukanye n'abandi bose. Abandi bakoraga injyana ya hip hop barapa ariko atari hip hop y'umwimerere, kuko akenshi yabaga ari hardcore, ikindi gihe bakagira advert. Advert na hardcore bitandukanye. Advert ni ukurapa witaka, imikufi myiza, icyango kirenze, ariko hardcore ni ukuvuga ukuri na kuri kose udaciye ku ruhande, ari nayo hip hop. P-Fla yakoze cyane bimutandukanya n'abandi baraperi. Abandi bageraga igihe kimwe na kimwe bakitaka, ariko P-Fla we yakoraga hip hop iri hardcore, ukuri kwinshi cyane. Umuramo wabo uhinduka umwe, babyasigaye ibya Nyagasani niba nyirimo we. Twatangajwe no kubona akarima kabo karabije, uturabyo twiza tunogeye ijisho tuti kuraje. Wumvaga ihumure iyo mbuto, yumvaga isoromaho, sibyo isakaye mu bapipo ntiburya cyasakaye. Mu 2008 Riderman nibwo bwa mbere yarasohoye album hanze ahangaha muri Petit Stade, aho yakubise kuzura maze urukundo rwa hip hop rugaragara buri umwe ko hip hop yabaye ikindi mu Rwanda. Ende mu dutendo nje ku manywa y'ihangu, ndabanda santurika nkuje guteza inkangu, nereka abapinga yuko badafite impamvu. Gusa muri iyi myaka rap iri kugenda isubira inyuma. Nimba ari creativity iri kuzwa n'abandi bahanze muri kino gihe, bituma abandi baraperi basanga badakora cyane. Ese ubona biterwa n'iki kuba hip hop y'umwimerere iri kugenda isubira inyuma? Mwibutsa ko inyunganizi yawe n'ibitekerezo byawe ni ingenzi. Mbashimira amahoro y'Imana n'umunezero mwinshi bibane namwe nawe ubutaha. Bizaba bimeze